bageze aho ngaho abadede bakagenda bigana bakopera bamaze kumenya ikintu bakoze bagiye batangira kugabanya abagisfabe babirukana kuko za skills yagize gute babanze kuzibakuraho mushaka mugende abanyamurenge bavuze ngo mujye kubahingira ngo nicyo kintu mushoboye niba mushaka mu rukiti babigisha igisirikare aho batipe mukina nabo babarusha igisirikare ku rwego rwo hejuru bana nyene vayisize insenda nibaza kwisiga insenda se no kwisi aho yarakari yo bitandira ko buca kwisiga insenda se twafostendi ku mana ndira ko buca batangiye gushwana se kuko nta muntu numwe akirwaye kwashi mu Burundi hano byumvikana kagerageza kuvuguruza umukuru w'inama nkenguza amateka aherutse gutangaza ko abana b'abahutu kansome neza b'abahutu yego badakura kubera gufungura nabi matama arwanya intambara utabara urumva wowe uraho ngaho ngo kanaka kuko nyine wabonye igihugu nibyo ariko ntabwo uramenya iby'intambara niyo mpamvu twirwana bafite ingabo 14 mu minembwe ishobora kubarashisha brigade yabimwe kuko bazi tactique intambara ni tactique yavuye muri executive akajya muri parlementaire mu nyengo z'amateka yego aracyamufitishaza niko kuvuga ngo inzoka yakwanze ngo yamateka rukamazi ko butewe ibintu byo muri guverinoma na statistique ubundi chef wa Sena Lieutenant General Ndira ko buca urumva yagiye amwerimina ariko kuza kantu mbonyemo buriya ndayishimiye atashobora kutamworohera nakomeza ibi ari nabyo bavuga niko Ndira ko buca ashobora kutamworohera rega abantu ntago batinyana ariko Ndira ko buca ugabanya amagambo mureba nabe na Sena urayivaho umuntu uvugisha amagambo Trump nk'abagombozi kandi ari umwana w'umusore utagira ku myaka 40 havuga ati ibi ni bikewe ni yuko n'umujyi w'abakiri kwisi izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars mwabadede mwe ibyo mwigira ngo baje guhiga twirwanaho yatangiye intambara uriya mu komanda wabo navugaga Kibangura Eric arakubwira ati narwanye guhera za NRA numvise avuga ngo cyangwa se yatorejwe na Kivare na byose amaze imyaka 40 mu ntambara wowe nta cyuriho buriya abadede ngo hari technique bakoresheje hari technique bakoresheje bafata intwaro muri za 2024 gutyo baza bavuye Arusha badahugukiye igisirikare kiri professionnel kandi baje kuba igisirikare cy'igihugu burena ngo boroshye bazanga ubwenge bwinshi n'ikinyabupfura cyo kubaho mu Egisfabe yavakagira kugira ngo uwo mukorano ujye umukuraho ubumenyi Egisfabe banze nabigisha bakoresha n'amakosa kuko urumva batagisirikare cya guverinoma afite amaskills bose evidemment harimo kuvanga ariko kuvanga ukavanga n'abantu badafite skills zawe ku muntu wihaye peti nk'umuzarendo kuza kumubwira ngo ayobore inkambi atazi ngo bigenda gute atazi ngo no muri Kotagadi bahanyura bate iyo bamutereye isaruti ibyo bita gadovona ayakira gute byarashobokaga none buretse agenda gahoro kuko ubwo bunciye mu ijambo bageze aho ngaho abadede bakagenda bigana bakopera bamaze kumenya ikintu bakoze bagiye batangira kugabanya abagisfabe babirukana kuko za skills yagize gute babanze kuzibakuraho donc urumva amakosi bamaze kuyakora bazi wagwane bazi buri kimwe cyose military communication ibyombo bamaze kubimenyera no gupfa gukanda ibyo ubonye byose no guhindura cano utazi uko bayihindura donc ubumenyi ko bagenda bugerageza berimina kuko gukuyeho iki ubumenyi sasa rero mwabadede uko mwigiye kuri Egisfabe igisirikare kiri professionnel niba mushaka mugende abanyamurenge bavuze ngo mujye kubahingira ngo nicyo kintu mushoboye niba mushaka mu rukiti babigisha igisirikare aho batipe mukina nabo babarusha igisirikare ku rwego rwo hejuru se matama arwanya intambara utabara urumva wowe uraho ngaho ngo kanaka kuko nyine wabonye igihugu nibyo ariko ntabwo uramenya iby'intambara niyo mpamvu twirwana bafite ingabo 14 mu minembwe ishobora kubarashisha brigade yabimwe kuko bazi tactique intambara ni tactique umuntu yakuzana n'abasirikare 10 agafata na katuni 20 akazideployinga no ku muhanda akazambika imbunda z'ibiti ntuhatambuke abandi batakura akarwanisha abasirikare 5 bazima izindi ari katuni abandi batanakabarwanisha ariko kurusha tactique n'amari intambara ibyo nabyo warubizi umuntu yagutega mine zikoze mu tudobo ukagira ngo ni mine baguteza akazisiga amarangi akagenda ashyiraho n'insinga zazo
byahe byo kajya nta mine zihari agaca hada akakurasa wetinye kunyura yagira ngo ni mine intambara ari tactique intambara ari experience buri kimwe cyose ntabwo rwose FDNB y'Uburundi yanesha twirwanaho bagiye mu mitsi nubwo wabaho ikibuga ukaba ikibuga nk'icyumweru urumva uti mwesurane abasivile mujye ku ruhande ugiye gute ntago bakombaho bitonde rero twirwanaho yabamerera nabi kandi n'ibirimo kubakorera n'ibyo bavuga mu kanya kandi yarababwiye ariko ntabwo bumva ubwo niba bashaka kubibona ntwari siribura bazabibona ndakubwiza ukuri ntabwo abarundi bazigera batsinda bano bantu bo mu minembwe nta n'umuntu watsinze bari bagana mu ntambara wabatsindira mu turi twamaye y'urugendo bacenga buri kimwe cyose ariko hariya ku ntambara ku isasu ntabwo bamenyera abantu birukanye Sadeke Samidi Yarasi birukanye nande mwahoze muri yakarafi murasuna reka sinababwira no buri kimwe cyose murazana intambara kuri aba bantu kugira ngo bigende gute ese niba gutsina rero bakagusuzuguza reka guri ifoto ntajya nibagirwa nyikubwira iyo ariyo kandi nzayibona ninyibona zahita nyikohereza hariho umunsi umuzaba abaturage bagatumba ku mupaka wa Burundi babona ingabo zabo n'amaburankari imbunda zidafite sharijeri inkweto zidasa ku birenge birukanka abandi babwira ngo muduhishe turashize iyo fusto iyo niyo video mbi zagaragara ku mupaka Burundi gasuzuguza ubutegetsi bwasigara burangiye mievo prevenir que guérir aho kugira ngo ingabo zawe zirasiye mu minembwe zisebye zitaha ibyo wabivuyeho byababuza ku butegetsi bukomeye uribaza abaturage ni batangira kuwocinga ntwari siribura iriya ntambara bari ingabo zabo zitsindwa nkuko bazibonaga Ngungu Minova Katana Kavumu hose Kamanyora none abaturage bakazibonera gutya ari abana babo bizasebye buri butegetsi kandi bizabaho nibatagira ikintu bahindura iyo video nzaye gusharinga none ko nawe nyene vayisize insenda nibaza kwisiga insenda se no kwisiga aho yarakariyo bitandira ko buca kwisiga insenda se twa Faustin Ndikumana ndira ko buca batangiye gushwana se mw'ijambo ndayishimiye ntabwo aryumvishe yavuze muri komine Matongo simukurikira cyane yarakariye cyane bidasanzwe abantu babandanya kwerekana bitagenda neza abagiriza ko berekana ko yananiwe gutwara ndayishimiye avuga ko nta muntu numwe akirwaye kwashi mu Burundi hano byumvikana ko agerageza kuvuguruza umukuru w'inama nkenguza amateka aherutse gutangaza ko abana b'abahutu kansome neza b'abahutu yego badakura kubera gufungura nabi ikigo ca leta kijejwe statistique naco cyemeza ko abana barenga 55% bataronswe ifungurwa bikwiye mbere ko n'ubwenge bwabo butazakura neza President Ndayishimiye yagarutse kubo bita Pacifique babandanya kwerekana ni nahazwe kwereka abanyagihugu ko hari ibyo babuze yavuze ko abo basigaye ari abana b'abanyamahanga nandira ko bucaze oya Pacifique umuntu yari yahagurukiye bidasanzwe uwo munsi ni Faustin Ndikumana arazwi muri politike ya Burundi yego ibintu yamuvuzeho nagahomera munwa biragoye kumva ko uwakoresheje amajambo araho ari umukuru w'igihugu hano turabaha agace gato ariko vuba tuzobasangiza amagambo yose President Ndayishimiye yavuze kuri Faustin Ndikumana nakamara maza icumbikaye nuko Ndayishimiye babajwe rwose n'ikiganiro Faustin Ndikumana yerutse gukora na cane mu duce Ndayishimiye yiyumvisemwo umengo aramuvuze abiyita abarimyi ba mbere kandi bakoresha uburyo bw'igihugu ibinyoma bijanye n'ishorwa ry'ubutare n'ibindi Ndayishimiye yahavuye yagiriza Ndikumana kari mu badurumbanije igihugu muri 2015 ko akorera abakoroni anagera ku rugero rwo kumwinjirira mu buzima bwite bashyiramo parenthèse vie privée ariko igitangaje nuko ibibazo Faustin Ndikumana avuga bihuye rwose n'ivyo Gervais Ndirakobuca avuga nkuko muza kubyumva mu mera yaka karere si twabateguriye akarere si naka video ubwo naka gace aka video bose barerekana impinduka leta ivuga ariko zitaja mu ngiro akarorero nico bita budget programme urumva kubwo umukuru w'inama nkenguza amateka ntaho turiko turaja izo mpinduka zidakozwe umukuru w'igihugu yafashwe n'ibiki iri shavu ridasanzwe muri ino minsi riva kuki abahanuzi biwe bariko bakora iki ageze aho iyo ariko aravuga ubona ko n'abagendanyi biwe babuze uko bifata bigaragara ko ibyo Ndirakobuca na Faustin bavuga Ndayishimiye afite umugambi wo kuba yabihaneza ngayo nguko ariko se Ndirakobuca yari premier ministre nose Ndirakobuca ibintu byo muri gouvernement na statistique ubundi chef wa Sena
Lieutenant General Ndirakobuca urumva Yego. yagiye amwerimina ariko ubuze akantu mbonyemo buriya kuba nawe yahindura umwanya ryo minsi kuba General Ndayishimiye yarafunze uyu mugabo Bunyoni hagasigara Ndirakobuca nk'uwa mu rukweto nawe agashaka ukuntu amwikiza urumva bihanganira umuyaga bigaragaza ko ntago aramushirwa ni ishaza mufitiye bati nubwo yavuye muri executive akajya muri parlementaire mu nyengo z'amateka aracyamufitiye ishaza niko kuvuga ngo inzoka yakwanze ngo yihamateka rukamazi nta kintu Ndirakobuca yako kereka nawe president Ndayishimiye mu strategy kereka avuze ati sha nubwo wagiye muri Sena uracyakomeje kunshyira hanze no gushyira hanze statistique atari imikorere yacu nabyo byashoboka nko kuvuga ngo Ndirakobuca ashaka kumwereka ko natamutegera nubwo atakiri PM ariko nari ya talking ibintu kandi bikavangira politike ya Ndayishimiye ku mpande zombi ntabwo Ndayishimiye aramwikura muri roho nta nubwo Ndirakobuca arajya ahantu habi hatuma atabasha kwerekana no kwambika ubusa Ndayishimiye ishaza riracyari nicyo nabonamo hanyuma rero none ko Ndayishimiye atashobora kutamworohera nakomeza ibi ari nabyo bavuga ko Ndirakobuca ashobora kutamworohera rega abantu ntabwo batinyana abantu basubuje ntabwo uravuga uti president afite uburinzi bukomeye kurenza afite uburinzi bwa mbere nuko kurinda umunwa nta burinzi afite ku rurimi rero kurinda umunwa nta burinzi afite ku rurimi marishage mbabarira sifasha guseka pe no kurinda umunwa kurinda imvugo ururimi gusa abandi bakavuga ko umuntu uvuga cyane amera nk'ibiye ryagaga itabarikisha isuka ubwo urumva muri make Ndayishimiye kujya mu metirize biragorana cyane kujya mu metirize Ndayishimiye biragorana cyane ariko nanone niba bavuga statistique kuko urumva arimo kwereka Burundi ko bafite amabuye y'agaciro menshi bateye imbere bagize gute ko n'ibyano bavuga bivuga abanyamahanga nk'ubu rero ngiye kureba gufata ubundi yaraherutse kuvuga yuko yararwaye kwashi ari mu ishyamba ngo ninahazwe ahaze ati nawe nanazwe ufite kwashi ati nanjye sha ubu ngubu umeze neza ariko niba koko ntabwo numvise iyo discours niba in the same speech enye nimba ntebeshye umentioninze Ndirakobuca ukamushoninga Ndikumana bigaragara ko ari umwagativiste usanzwe nawe ubwo Ndikumana na Pacifique ninazwe n'abagativiste Pacifique akamwita ko ari umwana w'umunyamahanga noneho ni bya biryo ubunyirotike bwabo baravuga turi mu Ethiopia ya ideology yamuzambije arusha ubwere igihugu ninazwe kabuki noneho ukabashyira ku murongo horizontale utambitse na chef wa Sena y'igihugu cyawe ubu urimo gutana ariko ntacyo bivuze ubwo nyine bajye bari bavuga amagambo batongana sibyo ariko nanone ku rundi ruhande niba barumvikanye bateye munyamurika dutekinike datazi twe kuzivuga uko ziri abandi bakajya ngo bakazivugira ku karubanda na Ndayishimiye wamwumva yego abactiviste ndabumva ariko Ndirakobuca ugabanya amagambo nureba nabe na Sena yivaho ndakugarika amugarika da aramugarika ndabona ibereye Ndayishimiye baduhaye sho arimo kujyana amakamyo y'amabuye y'agaciro yibye muri Kongo bakabeshya ngo barimo gucukura hariya urumva yego none abandi bakamuvangira ngo bwaki urumva batarimo kumuvangira nibahame hamwe noze bwaki niyo korera bwaki kwashi niyo korera sorry kwashi ni ubwoko bw'imiri korera ni umwanda yigo oya korera iterwa n'umwanda noneho kwashi yorokoro ni indwara yo kunanuka simbizi imirire mibi yawo imirire mibi ni bwaki narabyibagiwe imirire mibi ni bwaki man bwaki giramo kabiri hari ibyimbisha hakaba ninanura yego harimo imwe kwashi hakaba n'indi bwaki niko muri siyanse bisobanura ntabwo mfite umwanya wo kubijyamo nyine indwara z'imirire mibi zigira type ebyiri type itwara umubiri na type ushobora kugira ngo kimwe muri cyo kimwe ariko Ndayishimiye birakwasha Ndayishimiye birakwasha ari guseka korera nazakwashije naho ahubwo naho wari ushoboye pe kubuzikorera nijo ndise babanye ngo mu Burundi iri yose ntago ari njye wabivuze mu makuru abantu bajya badakarabye mu makuru yagiye avugwa maladie de mensale ese kwashi gutwaye
oya nari nzi ko korera nyine ni indwara yinuze yino ahubwo ntabwo nari nzi ko iyo bwaki iyo uri kuvuga ko kubyimba inda hari iyo uvuze ngo kwashi niyo bwaki simbi kwa shirikoro na bwaki biratandukanye nibyo nayo nakubwiraga nyine bwaki rukwayo kuko nende byimba amatama y'inda y'ikibyo ntabwo genzi ntabwo nabisome n'ubwoko bwo abantu bazahaye hari icyo utavuze bwana Marshali cyangwa icyo ushaka kongeraho kuri uyu munsi wo kuwa gatanu umwanya n'uwawe icyo nabandi bagiye kuvuga icyo bagiye kuvuga cyangwa se andi makuru twatutagijeho kaba nka update dusoza duve none nasoreza ngewe umuyaga ni wanabaye mwinshi kabisa n'uyu munsi hari ikirere cyiza icyo navuga ni nk'utuntu tubiri yego nuko umuntu bita Zohran Mamdani yatsindiye kuyobora umujyi wa New York ari wo mujyi ukomeye ku isi kandi akaza ari umuntu udahuje ideology n'imitegekere ya Trump kandi Trump yumvaga ari igitangaza muri Amerika yaje ari umusocialiste ba Trump n'abantu b'abacapitaliste b'abakire bagize gute yaje ari mu migrant nyine avuye muri abo miryango yaturutse ahandi yewe bavuga ko yanavukiye Uganda ariko gakurira hariya en fait ni ikintu nk'ako tuba muri politique iyo umuntu yadutse ahandi ari muri football baramumenya umukinnyi wadutse baramumenya ngo ndiramani ngo ninde nk'ibyo ngibyo natwe umunyapolitike yadutse mu isi akazazunguza abantu umuntu uvugisha amagambo Trump nk'abagombozi kandi ari umwana w'umusore utagira ku myaka 40 havuga ati ibi nibikewe New York n'umujyi w'abakiri ku isi kuyobora umuntu utagira n'imyaka 40 birimo kutuma tuvuga kuri politique dusoma ibintu byinshi cyane tukubona ko impinduka zishoboka cyane ahantu hose ku isi en fait muri Amerika mpamvu mbanyigarutseho nuko hari ikintu yemeza kigatagikwira isi kuko ari Amerika niba ari FDA ya Amerika yemeje umuti abandi bajya kurangura ntacyo bikanga iyo credibility yarayubatse ariko niba umuntu nka Mamdani ayobora umujyi nka New York munini cyane unakomeye ku isi unakize unahenze nyine nicyo kintu turimo kuganira navugaga abantu bashaka kumenya amateka y'uwo mugabo wanditse Zohran Mamdani bagenda basome ukuntu yari umuntu w'umuraperi akajya kuri TikTok akajya akina n'amakomedi n'iki byose bikarangira ayoboye umujyi ukaze cyane ku isi aho isi ishinze inkingi hari n'ikicaro gikuru cya Loni iriya no yirike mureba kuriya icyo nicyo navuga gikomeye ikindi kintu gihari nuko Amerika n'Uburusiya byongeye gusa n'ibishaka guhiganwa mu gutestinga za atomic intwaro za kirimbuzi mu gihe bari barabiretse mu ntambara ya Cold War ihagarara ukibaza isi yongeye kujya gusiganirwa ku testing imbunda za kirimbuzi iyo mbunda ya kirimbuzi harashwe ebyiri ku isi yaremwa bimaze kuba nk'ibihumbi 15 ku isi n'uwaturutse kimwe twashira ubundi ibyo ngibyo bimariye iki kuki nyine isi itagira gutya ngo ihagarike ibyo byo gutestinga ibyo bitwaro completely basigaye bashaka ibintu by'iterambere bombe nk'iyo bakubwiye amadolari twabije ngo uyitestinge yakemura ikibazo cy'inzara cyose wumva muri Afurika n'ahandi hantu ku isi ariko nyine ni ibintu by'imbura mumaro batazarasisana bakomeje gutestinga ikindi nasozerezaho ni inama izabera Belém ngira ngo muri Brazil ibijyanye ni bita ngo ni COP kangahe climate change summit ubona yuko abantu bakwiye kongera guha imbaraga ibyo kugira ngo ihindagurika y'ikirere urabona ko ikirere n'iterambere ry'isi rigenda ryangiza ikirere iyo tubonye imijyi n'inyubako n'iki byose tubona ari iterambere ariko aho ngaho inyubako yose hateye igiti cyafataga umuyaga urumva ariko rwose mu Rwanda aho ubona ko bagerageza ariko isi dukurikiye aho uri hose ukurikiye ikiganiro nunyura ku giti ujye umenya yuko muri ecosystem ujye ukibungabungaho kugira ngo ukigirire nabi kuko ni ubuzima n'uyu muyaga urimo kuduhuha urava ku biti so nibyo navuga ntabwo tuzahara mu ntambara tugomba kuvuga n'ibindi ndasoreza kuri Darfur irimo intambara n'igisa na genocide gikorwa n'abari bajanjawidi bantu mukuri iki kiganiro rwose muhagurukire bari muri Darfur bajanjawidi isi yose ibateranireho ibahagarike nishaka ibafunga ibyo ikora zumubimbaze kuba muri iki gihe tubona ahantu bira muri Darfur n'urukoza sore muri Afrika mu gihe ingabo z'isi za Loni byashyize imbaraga mu gutekanya Darfur nukuri rwagweso rwa Darfur rukarwongeye kumeneka kuba Darfur irimo kubamo igisa na genocide uyu munsi harashyizwe imbaraga mu myaka 20 ishize n'urukoza sone ku muryango tuyisi yose hakwiye kubaho uburyo rero kandi wareba ugasanga birakorwa najya ahubwo twirwa dusingiza ngo n'ubwami bwa Dubai kandi bwo bufasha abajanjawide bari abantu babakire baratubeshya baba ari abagome batigaragaza mu bugome bakabugabugeza mu Banyafrika uriya mu general bavuga urimo kwica abantu ntafashwa ni Dubai ariko abi Dubai bazabatwira ko ari abantu beza cyane b'abashoramari imfura cyane kumbe baza gukorera ubugome ku butaka bwacu bashaka zahabu ya Afrika Afrika Union ihaguruka ku mbaraga zishoboka zose
abantu b'Darfur bongera babona amahoro. Yego. Asante sana. Ndagushimiye cyane bwana Mashari, ukomeze igire weekend nziza, dore uri mu kwezi kwawe abantu bagusohokane bakujyana ahantu heza cyane. Mugishamwe ngo mu telefone. Yego. Telefone rwose. Ngo ntabwo ngo yareka kunyifuriza ngo bidi ngo bamanza mwaramuteye ishyari. Ubwo nyine urabyumva agomba kugira icyo akora. Agomba kugira icyo. Oya? Ntabwo twababwiriza gutyo. Oya turamubwirije. Ibyo tutamubwiriza ari muri genge yacu. Abamvu turamubwirije. Niba nagize isabukuru, mujye mureka twikora kore. Niba ufite 10 hereza 5. Niba ufite 5 hereza 5. N'umukire. N'umukire. Ugomba kurakanda ngenda bimubwirije. Bite byawe ariko. Asante sana murakoze cyane. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.